mugabo wanjye kubyutsa inzoga uyu munsi byagenze gute ko ntarindi kuzura ariko wa mugore we ubu koko agahinda ubuyoboye agahinda koko n'umubaro twageze n'iki abantu bacu ba famille ubwo koko urabyirengagije ubuse bakuru banjye na bashiki banjye hari aho uri kubona ubu niwo mubaro ufite rero utumye ndyuka n'inyahoza amayoga rwose utagira ngo n'ikindi kintu kandi nawe ntware neza ufate neza rwose kuko uba ufite agahinda gakabije k'uwo muryango nagiye mbura ariko mugabo wanjye ibyo ngibyo ari byo mu bihe byahise wakihanganye ibyo ngibyo nta bantu bakibivuga nta n'abantu bakibitekereza ukihangana ugasenga Imana ko ari yo yonyine ishobora byose n'umuntu wakugiriye nabi wese ukajya muhura mugasuhuzanya kubera ko ibihe byarahindutse ukihangana ugasenga Imana yonyine nibyoroshya sheri urakoze cyane kubivuze niko sibyo ariko utabona nabyuse ndi kunywa icupa ugire ngo hari ikindi kintu rura muryango wo kwa runaka mu baturanyi buriya waraduhemukiye cyane bikabije noneho ikintu cyambabaje kurusha n'ibindi byose ni ukuntu naje cyagiye kuntu avuye iwanyu papa wanyirukanye nabi imiryango yacu yagize ngo yagiranye ibibazo nabi ese koko ngiye burana nari kubiranganiramo koko byarambabaje ku buryo utabyumva yangayika igira n'imyumvire y'ababyeyi ariko nyine twe kaduha agaciro imyumvire yacu njye ndagukunda kandi nzi ko ibyo turimo bizarangira neza tukabana nta kibazo dufite ku by'ababyeyi sheri reka nkubwize ukuri njye biriya bintu nkimara kubibona nahise ntekereza ndavuga ni ese koko ubu basi bazemera ko dushyingirana ariko ko tuvugishije ukuri ubu ikibazo gihari koko n'ikizi koko kuba mbyutse ndi kunywa aya macupa ndi kuyiyahuza nagaruko nishimye ntabwo nari mbikuzi nyine ubyihanganire birabaye ariko ni kubw'ibibazo ufite ubuse kuko ukurikije ibihe turimo wenda uretse kwenda utari ubizi ariko ibihe turimo rwose njye ndimo ndiyahuza amayoga kubera ibibazo n'iki n'imiryango n'iki kandi nawe nta kuntu utabitekereza urumva papa wakinsohokana kuriya n'ukuntu yansokanye n'imihini imeze nabi nahise mvuga base nkureke ariko umutima uranga unyumvisha ko ngomba kugukunda by'ukuri ese kuko nzabirenganiremo kuba ngiye imiryango yanjye cyangwa se umuryango nkomokamo waragiranye ikibazo namwe ngiye kuko nabirenganiramo oya ariko nyine wikomeza kubyegereza umutima cyane ubwo se none gusa basi reka urukundo ruganze kurusha ibyahahise waba insezeranyije I love you. wa mugore iyo ibi bihe bigeze ntuzabone ndimo ndiyahuza amayoga ngo ugire ngo hari ikindi urabizi ibintu ntabwo byajyaga bimbaho sibyo iyo ndebye imiryango yirirwa yidegembya hano hakurya mu kaboti no hakurya kwa baruvaho ariyo twagiye tugirana ikibazo yanyiciye abavandimwe utagira ngo nuko nishimye uba ufite agahinda gakabije kugira ngo ugende wakamenya kereka buriya ugiye ukabaza umuvandimwe wanjye bita twagira niwe waguha amakuru yose buri ibyanjye byose arabizi wenda ntaciye ku byiwe nabyo birahari ariko noneho ibyanjye byo birazwi byamyabyo n'ubu bitagendeye ku by'ukuri kubona mbyutse nk'agacupa agacupa n'iki ubigire n'ikibazo twarababaye cyane bishoboka kugeza na n'ubu hamwe noneho mba numva nubona nanayagaye ntibigukanga kandi myihanganire ntabwo ngiye no kugucika reka njye kureba twagira afite n'akabari mbere karanyongeramo irindi cupa binyagiza stress nagiye ngira mu gihe cya jenoside kuko ubu aho bigeze ubu ngubu iyo bigeze iki gihe rwose mba numva ari ibindi bindi ariko mana yanjye uriya mugabo iriya myumvire nzayimukuramo gute yewe naho Imana Ani koko wifata ukundi uriya mutipe wo kwa Kamana ngo ni Patrick waduhemukiye akatubabariza imiryango koko ariko mukuru wanjye ntago ngiye nakeka ko ufite imyumvire nk'iyo ngiyo ko imiryango yo kwa Patrick yademukiye ntago bivuze ko na Patrick yaduhemukiye nge Patrick ndamukunda byanya byo kandi ubyumve ariko mana we ntago nari nzi ko mama yabyaye igicucu bigezaho koko urakizika kuri uriya muhungu wo kwa Kamana ngo ni Patrick shamune yasike ye ntago nari nzi kuri injiji bigezga ku buryo wifata ukizirika kuri uriya muhungu ubundi mwe mwavutse ntago mama yabyara igicucu nkawe we Yesu we nuko muteye
ntabwo nari ko ari mama wakubyaye ahubwo naribeshye nasanze atari mama wakubyaye ndanigendeye. Ariko se man uko ko nkora iki namukurangira nari nizeye basi ko aramfasha muri ibi bintu nawe n'ukuri yambwiye. Ubu se koko kuba imiryango yo kwa Patrick yaraduhemukiye cyangwa se basi bakaba baranarisha abacu njye mbifitemo icyerekezo cyangwa Patrick se man rwose kuko mbaye iwanjye. mana koko ni iki bicumuye ku buryo njye nakwiruka mu Rwanda nakuriye nzi umwana nakunze koko. Twageze kuri twebwe rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa. Mbe Patrick byagenze biti kumbona wigunze utameze neza? Mama wahora niki agahinda nikica kagira mubi iyo wari uzi agahinda mfite ukuntu merewe rwose. Mama basi cyari nkubwire kanicara mbwire mama karamenda kumva mwana ndeka nkubwize ukuri pe uzi kwa ile defonse ndabazi nakunze umukobwa wawe ariko ikintu kiri kunshengura umutima n'ubu ni ukuntu nagiye ngiye gusura umukobwa wawe sakanyiruka nkana bubi na bwiza mbwira ngo imiryango yacu yaradendetse. Mwana wanjye rero humura nuko mwari mukiri batoya habaye ibintu bigoye cyane kandi bikomeye, ariko uyu munsi wa none Nyagasani yabikuyeho byose. Niba rero umwana wanjye uriya mwana w'umukobwa waramukunze humura azagukunda kubera Yesu. Muri Yesu nta kinaniranye biremera kandi byose birashoboka. Kubera iyo mu gihugu cyo mu ijuru dusenga izatubambira amahema mwana wanjye azakwemera. Mama urashaka kuvuga ko Yesu byose azabikora? Azabikora nta kintu. Ngashingiranwa nawe neza papa we akanyemera? Muzashingiranwa rwose. Yego. Mama nukuri urakoze cyane. Nukuri rwose mwakuri. none se sheri mu by'ukuri tuvugishije ukuri kuko unkuye mu rugo stress ifite urazizi mu by'ukuri unjyanye he? Nkujyanye ku muntu w'umunyamasengesho tugiye gusenga. Ku munyamasengesho hako wagiye usigaho. Hako wa mugabo we ibyo ngibyo uzabyigira kugera ryari? Reba ejo bundi umuhungu wa kwa runaka yaje gusaba umukobwa wacu ubu uramwirukankanye. Ibintu by'inzangano bizarangira ryari? Umva rero wa mugore we ntakubeshye no mu buzima bwanjye njyewe n'ikibazo nagiranye no mu muryango wo kwa Kamana ntago rwose nzigera kingira umuryango wo kwa Kamana bibaho rwose. Wicara ubizi n'ikindi gihe n'ibitekerezo wari ufite ubisubizo iyo ubikuye. Wa mugabo we buri munsi uhora unaza kukwibazaho cyane. Basi muratuye ku mukozi w'Imana turebe ko yadusengera. Umva madame urabizi ndagukunda ariko no kuriya muryango wo kwa Kamana waduhemukiye bishoboka kuriya aya nago bivamo ahubwo wowe gerayo. Ariko nkuna tujyane. Oya ariko nkomeje nisagambire nibagize stress nibazo n'iki n'iki wowe genda bagusengera nzaba ndebe cyahindutse kuri wowe nawe nzaba mbibona. Bisi bizarangira ryari? Ntacyo kandi kwirebera umukozi w'Imana yuko yansengera. ngo utambwiye ukuntu Anita asiga afite fiyasi. Yego narabyumvise nyine ngo bari bafite n'umushinga wo kuba bakora ubukwe, ariko hari akantu ngo kabyishe barakomeza ukuntu papa we ngo yanze yuko ngo bashyingiranwa n'umuntu uriya muhungu ngo witwa Patrick
ngo kubera ibintu nyine by'amateka y'iki gihugu nawe urabizi ngo papa we ngo yarabyanze ngo iwabo wa Patrick niba ngo barahemukiye ibazo kwejo nzaba merewe sajya nibuka y'ukwihora umenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo ugira ungisha ibikwiye umunezero n'umubabaro dusabinzaniramo amahoro amba hafi ndetse buri munsi anangenera ubuntu bukwiye ajya nikore. Uraho mubyeyi? Uraho neza. Umeze mute? Uraho. Amakuru y'iminsi se? Amakuru ni neza. Ndabona mutugendereye. Ndabona mwicara agatebe ngaho. Amakuru se? Amakuru ni neza. Muraho. Uraho ariko ni gake gake. kenshi ndizi pe kuko Anita no kubibona mbona akunda pazo bya Sara aramukunda ariko ikibazo ni imiryango y'iki gihe. ariko rero reka kubwira biriya bintu by'imiryango ntago byakagombye kuzamo bariya bana kuko bari abana ntago babizi ni nabatoya ntibazi niyo biva niyo bijya nabo bari kubyisangamo gutyo ariko ngo umuntu wabikaniyemo cyane ni papa Wanita cyane noneho na nyina noneho bwiwe ariko shamba mbona nazi pe amaherezo y'iki gisimbizi none se na nyina yabijemo kandi mperuka asenga ako nyina ni gakeya nyine pe gake cyane ariko wahora n'iki ko umugabo wanjye baherutse kuza gusaba umukobwa wanjye wa muhungu wo kwa Kamana akaza gusaba umukobwa maze umugabo wanjye kubera gusinda aramwirukankana aramubwira ati barabura umuryango waraduhemukiye nta nubwo nshaka no kubona abantu baho sinshaka no kubona n'aho bari abaramwirukankana nuko byagenze yewe nubwo turi mu bihe bibi ariko umugabo wawe numva akeneye n'amasengesho iki gihugu cyacu cyaranzwe n'ibintu ariko iki gihe turimo ntabwo ari tukirwiye kugendera muri ibyo ibintu by'amacakubiri byararangiye ariko rero mbere y'ibyo dufite Yesu n'ushobora byose nta wundi muntu ugomba kurangiza ibyo bintu dufite Yesu ushobora byose yewe n'Imana yaduhaye umuyobozi mwiza umuyobozi wacu w'igihugu nawe burane mwiza iyo ari no gukoresha inama hano wari wumva avuga ibyo bintu nta nubwo agendera muri ibyo bintu nta n'amacakubiri agikeneye nta n'amoko akigomba kuba muri iki gihugu cyacu iki gihugu turimo ni igihugu cyisanzuye kirimo amahoro n'umutekano ariko rero mbere y'ibyo byose umva mubyeyi ikintu kimaraho ibyo bintu byose ni ugusenga nuko napaza mukunda aramukunda ikibazo nta babyeyi nyine uzi se buriya rero abantu bakundana ntabwo wajya mu bintu byabo buriya ukuntu mba mbibona mbona igihe kizagera nyine papa we naguma gukanira byahita kuko ngo yarakaniye amakuru nariyumvise hano babivuga uzi buriya nagomeza gukanira agakanira akanga ko bashyingiranwa azashiduka yisangiye Patrick ni ukuri niko nanjye mba mbibona cyane rwose tega amaso ariko nzi ko bizarangira gutyo kuko urukundo nta muntu ujya urujyamo hagati ibyabo ni ibyabo n'ibyo byabaye bo nta nubwo babizi ntibanabyitaho bibereye mu rukundo papa we ntabwo niyanga kwakira inkwano nyine bizarangira papa we ashidutse bibane ariko mama akunda gusenga kubera ko mama akunda gusenga mama Wanita bishobora no gukunda bakanashingirwa ni ugusenga ukegera Yesu ukajya wiherera ukajya ahantu ugasenga ukereka uriya mugabo wawe kwa ibintu ukabyereka Imana ugasenga buriya rero ukagomba kubwira ujye uniyiriza ubusa ikintu gikuraho ibyo bintu mbere y'ibintu byose ni ugusenga ukiyiriza ubusa ahubwo reka nkuzomere akajambo k'Imana ariko nibiba byiza buriya uzaza rero umutware wa hano dusenge nawe musengere ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi riravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha
ako kantu umva atari keza nawe rero ubwira ugenda ujya usenga wegera Imana usengere n'uwo muntu ibintu by'amacakubiri muri iki gihugu ntabwo bigomba kubaho ariko ntabwo bizabaho nusenga ni ukuri bizakunda kandi muzabana mubane umushyingire nawe amushyingire. Mungu wanjye meze bitese ni sawa kabisa shamani ubu ngubu ngiye kubanje hano kukureba rwose nkagaruka kunywera hano muri kano kabari kawe ya masaha babizi saa simba mboneka simba ni stress z'ibintu uzi byagenze gute se muvandimwe Mungu wanjye basandire byagenze gute ko nzi ko bagura umuntu ufite courage nkambona ufite ikibazo icyo kibazo ufite nzana bizi ko twabanaga ku masaha y'umugoroba se cyangwa n'iki ariko ibintu nyinshi mu gipangu n'iki cy'umukobwa wanjye ni tarwose n'ubuse ntasinze ikibazo gihari na mama we n'iki by'iki kumbwira ibintu byo mu muryango wo kwa Kamana n'ibibazo twagiranye ganzane danje ubuse aya mayoga usanzwe ubona ngo amayoga burika Wiki ndiro zanjye kuzizi mani ganza waritse muhungu wanjye iturize ese byagenze gute kwa Kamana kwaki umukobwa wawe gusa namenya ari ibiki nabasha kumenya wakagombye kumbwira ikintu karangiza nkamenya icyo ngomba kumva icyo ushaka kuvuga nasura wowe urakomeza kumwe kwa ganza ngo kwa papa nuzi ibiki n'ibiki amagambo menshi yakubaye menshi wakagombye kuvuga ijambo ugatobora ukambwira ikibazo ufite ganza nakubeshye rwose ngiye nkubwije kuri inshuti yanjye rabizinkwera ku kabari kawe mura hano guhera kwa mbere kugeza kundi wa mbere ku masaha y'umugoroba mvuye mu kazi ariko sinibaza ukuntu umukobwa wanjye nibyariye ashobora gushyingira n'umuhungu kwa Kamana n'ibibazo dufitanye byo mu muryango by'iki n'iki nawe urabibona igihe turimo ariko Sandire menya wasinze timimba ku mutima wanyweye he ko nzi ko uyu munsi nta hantu wigeze unywa wereye he ariko umutima wanjye kamwe ufashe niko gatumye umera gutyo se mbwira ikibazo ufite ureke wenda nibo ko ufite ikibazo madamu wawe nzi ko siyagutuka umwana wawe nzi ko nta kibazo mama ufitanye ako akagombye kwerura ukambwira ikibazo waba ufite mu rugo rwawe wenda nkakugira n'inama ngewe reka nkubwire ganza muhungu wanjye nakubeshye ikibazo afite ngicyo kiragira kiti ni gute umukobwa wanjye ashobora gushyingirwa n'umuhungu kwa Kamana n'ibibazo twagiranye mu miryango kwa Kamana batwiciye banyiciye barumuna banjye banyiciye bakuru banjye bikumva turi kugendana urabyumva neza imiryango myinshi abaturanyi barabamaze ababandane yande barabamaze ni gute ushaka kumbwira ngo umukobwa wanjye ashobora gushyingirwa muri ya muryango mwese reka mubaze igihe turimo kwiki gifite iyo ngengabitekerezo mu gihe turimo wakagombye kugira iyo ngengabitekerezo cyangwa wakagombye kumva yuko umwana wawe wamushyigikira ko kajya gukora igikorwa nk'icyo nawe wakoze nese ubu ngubu wenda reka mubaze umugore wawe wagiye kumushaka uzi ngo ushatseho kwa runaka ngo bakoze ibi n'ibi nese kuki utatekereje ngo wenda madamu wanjye aho namukuye kuki utatekereje kuvuga ngo mbese ngo aho yavuye ho wenda bakoze iki cyangwa se ngewe bo ko batatekereje ngo ngewe iwacu bakoze iki ariko kumva yuko umwana wawe agiye gushaka uhumva byabaye ikibazo nshuti yanjye ndagukunda pe ariko inama nakugira muri iyi viziyo turimo no muri iki kinyejana turimo ntabwo ingengabitekerezo n'amacakubiri yakagombye kubaho wakagombye kumva yuko umwana wawe wakamushyigikiye mu buzi mu guteza imbere igihugu uriya mwana ashobora ni umuryango uri gushaka kugira ngo nawe wunguke nese ko bakubyaye ubu ntabwo wabaye umuryango use iwanyu baracyariho kuki se batakiriho ariko niwo wavutse ubu baracyariho niyo mpamvu nkugiriye inama yo kuvuga ngo tubuza umwana wawe umuha agaciro n'uwo musore umuha agaciro nk'uko nawe washatse nyina nawe ari gushaka kugira ngo agire ute agire umuryango nawe ajya avuga ngo nanjye mfite umuryango unkomokaho ibintu by'amacakubiri n'inzangano uzikuremo
niba ari n'inzoga iri kubigukoresha ugenda usaba imbabazi umugore wawe n'umwana wawe, kuko ibyo bintu ntabwo ari ibyo bintu byo wakagombye guhesha agaciro umuryango wawe, ahubwo umuryango wawe wakagombye kuwuha imbaraga zituma utera imbere nawe kandi ukiteza imbere, kuko ibyabaye byarabaye, ntabwo igihe turimo cy'ubungubu ariko twakagombye kugorora ibyarangiye. Ganza urakoze cyane, washoje kuvuga. Gusa ngenda ndashoje kuko ndagukunda, ntabwo nakugira inama mbi. Nakubeshye niwe nari nizeye, sibyo? Ariko mwaka kanya, sibyo? Nkurikije inama uri murangira n'ibitekerezo bavuga, ntabwo bishoboka, n'umwanya ntashoboka gushyingura muri uwo muryango. Niwe nari niringiye, ariko mwaka kanya butuvugana ntukiri n'inshuti yanjye ngo ducuye ukubiri aho ntabwo twabona habe namba tuza ako wajya wumva inama z'umuntu akugira. Okay Ganza, ntari urakoze, sigaranizo nama zawe ukomeze ubyigumana ubyimenyere, nanjye reka nkomeze nyagahinda kanjye nawe ukomeze ubirepete wenyine. Urakoze yanjye, sawa urakoze. Ubwo nyine nta kundi mbega umuryango, ntabwo nari nzi ko abantu nk'aba ngaba bakiriho ku isi. Umukuru w'igihugu ahora atugira inama, ariko abantu bariho ubu ngubu ariko gusa ushobora kuzakubona wahindutse.